nta kibazo kandi muze kubaha amashyi kuko uyu muri murakazi abantu bakomeje kubona mfite akakarito bakibaza ibintu byinshi urabona ko harimo akantu ubu ni ubushera ubushera rero ni bimwe mu binyobwa byaranze umuco w'u Rwanda sibyo hajya haba n'umunsi w'umuganura umuganura rero bivuze ngo n'ubushera bwa burimo ubundi ni nabwo nyamukuru ubwo rero abantu mukunda se muzana n'utuntu dufite amababa bamureba ko kumutegura oya wereka abadukurikiye dore nguyu kubera urukundo nkunda madamu wanjye mba navuze tereka mutegurira agasurprise gakomeye niwe wateguye cyangwa niwe baguteguye uyisufa iyo mbishaka pasta iyi fi ntabwo nari kuyimuha kubera si ubwo urumva ntatsinze dore ngiyi akaba akita agafi ngiye gutegura sheri wanjye rero no guhesha n'intoki no kugira ngo nkwereke ko nkwemera cyane ntabwo nibo habona wirwariza iyo ntabwo ndi bumuhamo yirwariza areba hasa nawe wereba hatarihore yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka tubahaye ikaze kuri channel Inzahuke nyere jambo ry'Imana ubuhamya amateka agiye atandukanye umunsi ku munsi tugenda tugera hirya no hino tubashakira ibiganiro byuzuye ubuhamya gusabe utarakora subscribe kuyikora no hatukura urakora kazogera kaza ukagakoroshya na comment ku bandi ubudushyigikiye inkunga ya mbere ikomeye utarakora subscribe turagusaba kuyikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bikigeraho ni muri urwo rwego retwe tugera hirya no hino dukora ingendo zitandukanye tugenda tureba abantu bagiye bafite ubuhamya bugiye butandukanye umunsi wa none turi kumwe n'umukozi w'Imana twamuherekeje mu rugendo yakoze reka zabyivugire tuguhaye ikaze kuri channel Inzahuke yego murakoze cyane reka nsuhuza abantu bakunda gukurikirana kamera z'Inzahuke TV nitwa Fidel Mboneye nkuko Pasteur Theogene abivuze twaje mu gikorwa cyo kwerekana umwana twarabyaye ariko dutinda kwerekana umwana bitewe n'ubushobozi ngira ngo rero aho ubushobozi bwabonekeye ni iki gihe bibaye ko tugomba kumwerekana tuvuye mu muryango rero kumwerekana dore bebe nguyu yarakuze turashima Imana aho Imana igejeje ikora reka utubwire uwo muri kumwe utubwiye umwana gusa ese uwo muri kumwe kuba dukurikiye sa nk'ubanyuramo mu ncamake urugendo kuko umwana ntiyapfuye kuboneka urugendo rw'urukundo rwanyu ubundi Fide madamu wawe wamurambagije ute wageze nawe ayo mateka uru rugendo twakoze ariko Imana iratangaje ni ukurihuza abantu rwose murakoze cyane handi biva ari umurimbyi aririmbye ngo biva mu gusenga ngewe nari ndimo gukora ivuga butumwa nza kubwiriza muri zino nce zina bari bampaye kubwiriza paruwase yaho noneho kubera ko nari naje kubwiriza hari abantu benshi none mbwira abantu bavuga ngo mupfukame mbasengera ibibazo mufite mwese birakira n'uyu na madamu wanjye azamo basengera rero barakira mwarampamagara ati ndifuza kuba inshuti n'umukozi w'Imana aho kubera ko nanjye numvaga ko ndi umusore nawe akaba ari umukobwa namubujije se uri umukobwa ati nanjye numvishe ko ndi umusore ndavuga ati okay niba uri umukobwa tugomba guhuza ukambira umugore nanjye nkakubera umugabo igisubizo gitangira gutyo nuko naje umukobwa namubonye mu Bugesera naje kwakora ivuga butumwa amen reka nibarize uyu ngo yashatse kuvuga amazina yawe ntayaye amazina yanjye nitwa Niyonkuru Marina nk'umuntu uvuye iwabo kunywa amata aho ndaba emusi araba emusi ndeba buri kirori cyo kurya nabanza batereka hasi
numva nta kibazo twasenze ibyo ndi kuvuganira ngo bakore yasembore yo gutandukana baduhe ikaze gafite amababa aho ngaho ucecetse inyobore reka dusabe Fideli ahaguruke kandi ubwo tuvuze Fideli Fideli mutora muhaguruka ni Fideli cyangwa ni Fideli umusaza reka rero wakire Fideli nawe yarakwakiriye cyane umunsi ahangaha uyu munsi ni wawe nutinda ndabimara nta kibazo kandi muze kubaha amashyi kuko iri muri murakazi aracyaguhata witonze aracyaguhata ngo n'amafi nabetse mbanze mirebe agafi ubwo ni Fideli n'uburyo ukunda kunsetsa uvuga ifi ukayivuga ukundi kuntu sanyaki ibimereka ndakarurambona ajya kuyiroba ntibimere nka bimwe bya rutambi byabereye kuri The Choice apfundura champagne ikameneka wirwarize nawe rero ongera utwibutse ya minsi ya cyangi twamukunda se amuzana n'utuntu dufite amababa bamureba ko kumutegura umuteguro oya wereka abadukurikiye dore nguyu kubera urukundo nkunda madamu wanjye mba navuze tereka mutegurira agasipurize gakomeye mbese niwe wateguye cyangwa niba baguteguye umbaze uyisufata iyo mbishaka pastor iyi fi ntabwo nari kuyimuha kubera si ubwo urumva ntatsinze dore ngiyi akaba akita agafi kagira gutya sheri wanjye rero no guhesha n'intoki no kugira ngo mwereke ko nkwemera cyane ntabwo ni buhabone wirwarize iyo ntabwo ndi bumuhamoha yirwarize areba hasi nawe wereba hatariho no mu banterana n'icyo kunywa rero Fide umuhaye ifi yonyine ko nta n'agafiriti ifiriti koka oya biracyahari nishaka someza usunikishe kugira ngo ayo ni amateka nawe se icyo kunywa gihereze mani we twese twegera batarakora buriya ntitwari gukora Marina mama bebe mbese murumva nimba mvuye iwacu mvuye konka ku ibere rya mama urumva umuntu aba ariheruka kera umuntu aba aheruka kera urumva umuntu agomba gukora ayandi mavuta mashyashya kuya amavuta mashya dusa nk'abasubira inyuma gato umunsi w'ubukwe wagiye utanga ubuhamya bujyanye n'ubukwe ngira ngo mbabwire namwe rwose mudukurikiye abashaka gukurikirana ubuhamya bwabo bwa mbere mugiye kuri cano mwabona bwo kuntu bakoze ubukwe n'ibiki bwose ubwo buhamya buri ariko aka kanya mama bebe umunsi wakoraga ubukwe ntiwahuye n'abakobwa b'urucantege bakubwira ngo ushatse umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uzabyara umubebe ibiki n'ibiki ntiwahuye nabo bantu bagiye baguca intege bagiye batandukanye uretse no kuvuga n'abakobwa n'abapapa n'abamama harimo n'abashaje urumva
barahari benshi cyane byarabaye pe bakajya banca intege ariko ndavuga nti wapi ntibishoboka none Imana yakwihereye umubebe mwiza cyane rwose uvuye no kumwereka mama turaho dushima Imana na papa n'abatureba babona ko twishimye cyane mwishimye cyane ubwo mwateguraga uru rugendo wumvaga ufite ayahe matsiko ya mbere yo kugera mu rugo n'icyo wumvaga mbese wumva wari ukumbuye mu rugo cyo kugerayo gasanga siko mu rugo nari makumbuye byinshi nari nkumbuye kubona mama na papa nari nkumbuye kubona abavandimwe banjye tuvukana dore ko harimo abo duherukana nk'urubukwe umva ko nari mbakumbuye cyane kwabona kubera Imana rero uyu munsi nongeye ndababona nabo bishimye cyane kubera ko nabazaniye umwana kandi ntago bari hari ababyumvaga ko nabyaye ariko batazi ukwasa batazi nimba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ariko uyu munsi babimenye kandi nabo bishimye cyane nuhe murimo wakundaga gukora mu rugo wageze mu rugo ugakora ikintu nakunze gukora nageze mu rugo nkakora uretse gusa nakundaga gutindurira inka nkafumbira imirima ariko bitewe n'ubuzima nyine bihe baciyemo mu minsi yashize nasanze inka ntayihari gusa nagiye mu murima gukura ibijumba wagiye mu murima gukura ibijumba kuko nabyo nari mbikumbuye kuko aho mba ntabyo mbona nashyizeho rwose ni ukuvuga ngo abantu bakomeje kubona mfite aka karito bakibaza ibintu byinshi urabona ko harimo akantu ubu ni ubushera rero ni bimwe mu binyobwa byaranze umuco w'u Rwanda sibyo hajya haba n'umunsi w'umuganura rero bivuze ngo n'ubushera buba burimo ubundi ni nabwo nyamukuru ubwo rero abantu ntimugire ngo hari ikintu kirimo ahubwo twaje kwishimira ahangaha iwabo wa madamu wa Fideli twishimana nabo ku binyobwa byose baduhaye ibinyobwa byinshi ariko twe twahisemo ubushera twanezerewe cyane nk'ubu ngubu dore ko nari nabukumbuye njyewe nawirukaga mu minsi itambutse ariko reka nongere kururaho tsimuza wumve bini byaranze umuco ubwo rero twabashimira tubabwira ngo Imana ibaho umugisha abantu ndumva tutavanga ibintu byinshi ko wishimye rwose ndetse murakoze cyane ni ukuri Imana ibaho umugisha ubwo rero iyi nkuru nziza yaje kongeraho muri iki gihe murabizi ko iterambere ryihuse bakoze ku rutsinga barangwa ya telekomuziya turabizi neza yuko twungutse ubwo narishimye no kurishima Imana ubwo rero ku bw'uyu munsi bamaze kumbwira none ko baje hano nawe ngishimira Imana none ni ukuvuga ngo rero uyu nagize n'amahirwe yewe mwabyariye ugiye kuzansakira uretse mpamvu barazi ko bakore mu gituza ubwo rero nkabura amahoro babwira icyongereza by'abazungu ubwo ariko nacyanyigisha ntabwo nabasha kubimenya neza ariko tugerageza kumvikana ku bw'ibyo rero reka mbashe gukomerezaho ku bw'uyu mwana naje gusabwa n'ibyishimo ni ukuri pe ibyishimo binyuze mu mutima nagira ngo nanjye mbigaragaze mu maso yanyu ndetse mbibabwire mugende mu isi uyu mwana urabibona yewe neza pe iherega yemeye kera ubwo rero ni ukuvuga ngo kubw'uyu mwana nibwo nahise mama we na papa we baha 8 kubw'uyu mwana bazabona aho maze umufasha wanjye abasha kumbaze ubwo rero maze sheri reka nkwereke mama maze ubundi abazungu mutungwa nabyo twe ndabizi biranejeje
ati ujye gushyira ku mabebe genda kubikira wese uriya no kuri banki yawe hari mata nuko rero ubwo ndumva ari cyo nari kongera nkuko umuvandimwe yavuga ati na se w'umwana ashobora kugira ikindi yakongeraho ubwo nicyo nongeragaho nuko yasigaye ubundi ikazi wacu ni amahoro tumeze neza ndabona nawe mumeze neza nta kibazo ubundi Imana ikomeze iguhana umugisha yamwumvise ibiganiro by'umusaza muri kugira ngo wenda abasha kusa n'abihuta ariko umusaza nyine umusaza gabujya abagoye aba ari hariya mu gikoni ari kota reka ngaruka kuri Fideli mbere yuko dusoza nicyo wabwira abasore bumva yuko kubaka urugo bidashoboka ugasanga rimwe na rimwe barishingiye noneho wakoze ubukwe kujyana no mu rwego ubyaye umwana nk'umugabo n'umugore wawe mukajya kwerekana umwana mu muryango niki wabwira abasore bihebye ikintu nabwira abasore bihebye mbere na mbere umuntu no kwigirira icyizere kwigirira icyizere ukumva ko ibintu byose bishoboka naho nurindira ngo urindiriye ngo amamiliyari ngo yo gukora mariage ushobora gukora mariage ya menshi abantu ntibanyurwa bakavuga ngo wagize wasesaguye wakora mariage ya make bakavuga ngo ni umukene kora ibyo ubona ufitiye ubushobozi kandi niba ntabwo iyambaza inshuti ufite baragufasha ariko wikwishingira ijambo riri kugufasha waganiriza abera bose muri rusange ijambo mfite muri iyi minsi ririmo kunkirigita ku mutima ni ijambo riboneka muri Ezekiyeli 37 umurongo waho ni uwa mbere haravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye ni ukuvuga ngo hari umugabo witwa Ezekiyeli yakundaga Imana cyane none Imana imubona ko ari umuntu w'umumaro ukwiye gutwara ibyayo nk'umuntu umaze gufatika mu murimo w'Imana. Imana umunsi umwe Ezekiyeli afata amasengesho arasenga asenze umwuka wera Imana imuzaho iramubwira ngo ngwino hano umwuka wera aramufata amumanura mu kibaya kirimo amagufwa yumye yaratatanye kandi yarumye amaze igihe nukuvuga ngo Imana yabwiye Ezekiyeli aramubwira ngo aya magufwa yabasha kubaho. Ezekiyeli aramubwira ati Uwiteka ntago mbizi ni wowe ubizi. Haleluya, amen. Ni wowe ubizi. Imana iramubwira ngo ngiye kuguha ubutwari bwo gutegeka aya magufwa. Ezekiyeli abwira Uwiteka ngo nta kibazo. Imana iramubwira ngo tegeka aya magufwa uyahamagara asubirane. Ezekiyeli ategekera mu butware bw'Imana arahamagara ngo wa magufwa we buri gufwa nirisanga iryaryo. Igufwa riraza ruseki jyaho yakagenewe inori jyaho ryakagenewe mutwe ujyaho yakagenewe bitangira kuremeka. Ezekiyeli nihusa hamagara imitsi jya Ezekiyeli hamagara inyama z'umubiri ziriyomeka hamagara umwuka uraza abantu batangira gukora inteko inama byara amagufwa yumye kandi atatanye bihindukamo abantu bazima. Amen. Icyo nasoza mbwira abantu nakubwira ngo kugira kure siko gupfa naho ibintu byaba bigeze kure cyane. Imana yabashije gufata ari amagufwa ikayahuza yaratatanye yakongera igahuza ibyawe byakakaye. Nubwo waba warirukanywe ku kazi niyo waba waragambaniwe gute Uwiteka afite imbaraga. Uyu munsi Imana iguhaye ubutwari bwo gutegeka ibigeragezo biri ku buzima bwawe ubitegeke wewe. Niba umva hari ikibazo ufite egera Imana ubanze upfuka mubwira Imana ngo Mana mbabariraho nagenze nabi muri isi turimo irimo ibisitaza irimo amabuye irimo ibiti waba warasitaye ariko egera Imana ibwiye ngo Mana mbabarira ariko uyu munsi mu butwari bwo gutegeka utegeka ibigeragezo mu izina rya Yesu nta kubikinisha. Imana basengera. Data turagushimiye izina ryawe ryubaha ubwami bwawe yabuze icyo ushaka kibe kuri twe. Turagushimiye Uwiteka kubw'ikiganiro dukoze kandi n'uyu murimo kwerekana umwana tukaba tusoje amahoro. Habwa icyubahiro ku bantu bari burebe Inzahuke TV bahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwe mudukurikiye. Iyi ni channel Inzahuke igenda igera hirya na kure muri uyu murimo wivuga butumwa. Twe twerekeje Fideli yagiye iwabo kwa sebuko kwerekana umwana. Sabe nawe utarakora subscribe kuyikora no hatukura akora kazogera kaza ukagakora ho naho ubutashana comment ku bandi ubudushyigikiye. Amen.